gusenga kukugereho manulama iyo witegereje ubuzima bayemo ushobora gutekereza niba Imana irobanura ku butoni benshi yasengeye nabo yagiriye neza ubuzima bwabo bwarahindutse. Ni umukecuru ufite imyaka igera muri 90. Imana igenda imukoresha iby'ubutwari. Amasengesho n'ubuhanuzi bye byatumye benshi burira indege, byatumye ubuzima bwa benshi buhinduka. Ariko iyo umurebye ubona nta gihinduka. Abayeho mu buzima bwo gusabiriza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Guhuza igice cye cy'imyizerere n'igice cy'imibereho biragora ku buryo ushobora gutekereza niba Imana irobanura ku butoni. Twari urugendo rurerure ubwo twaturukaga mu mujyi wa Kigali tujya kumureba nitwa BKM, twerekeza mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu murenge wa Gishoma aho uyu mukecuru bakunda kwita Nyiramumya atuye. Twamusanze ari kumwe n'abuzukuru be bamuba hafi uko bwije n'uko bukeye ndetse n'umufasha gusaba. Kuva mu nzu kwinjira mu nzu no kumurandata yakabaye yigenza bikamukundira, ariko yahumye afite imyaka 17. Kugeza ubwo kuva ubwo ubuzima bwe bwabaye icuraburinde aho yapfushije abantu 8 bibo abatabasha kubareba. Ni ikiganiro cyaranzwe n'amarira ndetse n'agahinda kubera ubuzima uyu mukozi w'Imana abayemo. Mukurikira ikiganiro ariko ntibibe kureba ikiganiro gusa, kuko turifuza ko twakora ubutumwa muri iki kiganiro kuruta kuvuga. Mugira amahoro y'Imana. Reka turebe uko byari byifashe ubwo twahageraga. Nzagusenga kwanjye mwami murengezi itakumarira yanjye iri umurimo wawe intwari zirananiwe unayimane ayiwe nyir'ingabimana. Mukecuru amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza uko si cyane nyine. Biraringaniye. Kugira ngo utangire wibwira abadukurikiye rero. Bibwira icara neza ariko nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ndaho nyine. Yego. Ni umuntu wibereyeho wahumye mfite imyaka 7. Ubwo mfite imyaka 7 rero Imana iza gukora ibyayimpa kubyara. Bigwa kubyara. Ntanabona. Ubwo ngomeza mbaho gutyo nyine. Nkabaho gutyo ntabona ariko Imana yo ikantwara. Ikintu cyo dushima Imana nuko n'ababona bagwa mu biti ruko bakajya gutu ubwo waza kubona n'abayobozi aba bamburumeti bazaga bantwara. Twahura mu nzira nkabatsimba. Ubwo rero ndaho gutyo kurya ndya uko nsabye ari uko se kwambara umwenda uri nkawo wawunzanira nuko ntawubonye ntakiye. Ubwo rero ngewe kuvuka kera ukuntu byari biri ntabwo bandikaga abana bakiri bato, babandikaga bakuze. Nuko noneho nkaba naravutse bavugaga ko ababyeyi bacu bazaga bavuga ko twavutse mu bihe bya Kirensi. Abana kera bazaga banafura bafunyanga gutya mu izosi. None bakumva akanzu kameze gutya nk'agashyimbo nguraguruge. Rero tuvuka ku bwa Kirensi. Nkafite imyaka ubu mfite nk'imyaka 90. Kuyishidikanya ni 90. Niyo afite? Afite kuko niwo kurikira musaza wapfuye neza amaso. Niwe ukurikira mama niwe mukuru. Iwe kubera yabikurikirana kuko musaza wanjye igihe imyaka
apfuye afite n'uwo wankurikiraga urumva ari umwana akurikirwa afite imyaka nk'itatu cyangwa aha reka tugende noneho tugomeze tuganire uvuka mu Butambamo uri umukristo ndi umukristo wabaye umukristo ryari nabatizwa mfite imyaka 15 yose ko maze igihe kinini mu gakiza 15 maze iminsi kuko kubatizwa kwanjye kubatizwa nararwaye yego none ndwaye mbatizwa iyo guteganya iyo guteganya rero nari ubwo mu gaturika ruko noneho maze kugira imyaka 15 nyine ngewe bantu baza bantwara gutya bakaja kunywa inzoga banywa inzoga basinda bakanda mu nzira none ndavuga ngo ngewe ibi sinabishobora Imana niyo yampitiye mu yego nza kwihana rero mu bapandigoti pandigoti rero cyabayitaga bahirika nuko rero tukaza bantwara uri nkawe twahura nabangiye gusenga ukantwara yaba ufite imodoka bakantwara nabatijwe kera cyane ndebye aza za moto ntizabagaho n'amamodoka ntiyabagaho bari bazifite ari bakeya ubwo rero ba misiyoneri najya kwifungura igihundwe bakanzana mu modoka ubwo bari abazungu nyine yego ubwo niho bansokozaga bakanyambika nuko niko nabayeho mfashwa n'ab'Imana ufashwa n'ab'Imana aha reka dusubire inyuma gato uyu munsi none turi gukorera ikiganiro nyine hano mu Butambamo n'uruhe rusengero rukwegereye usengeraho Butambamo kuri ADPR yego Butambamo nyine muri Pentecote nyine niho ujya gusengera niho nzasengera aha reka noneho ngusubize inyuma gato rero kugira ngo ube impumyi byaturutse ku ki byabaye ryari wavutse ubona nararwaye uvuka wararebaga mvuka nararebaga tubwire rero uburyo wabaye impumyi nahumye mfite 7 nahumye mfite 7 ndarwara niko ababyeyi bazaga bavuga ndarwara maze kurwara ubwo papa we yari amaze gupfa yego papa yari amaze gupfa ku myaka ingahe yapfuye ufite imyaka ingahe naricaraga yego naricaraga mama nyine ubwo yantahanye iwabo uwo musaza wanjye niwo nkurikira nyine nuko kera babanzaga kurera abana ababyeyi babanzaga kurera abana iwabo bamara umwana bafunze imyaka 7 umubyeyi agakunda agashaka ubwo rero mama yashakanyeyo mfite imyaka 7 ubwo rero umubyeyi arandera ubu niwe twabyirutse ari we data yewe ibyiza Imana yakoze ni wizeye Imana burya ntacyo abura ubwo ibyiza byabayeho rero data yapfuye atambonyeho ingwano kuko twarakuwe nyine ubwo musaza wanjye yariye inka yanjye ubwo amaze kwirwa umva ibitangaza Imana ikora sinabonaga muhingire sinabonaga mbese ubwo urumva ari nk'Imana yashakaga kwihesha icyubahiro ubwo ntacyo nabonye mu isi mvuge ngo kirasa gutya nuko Imana rero indinda gutyo nta musaza wanjye ejo bundi Imana iramutumira nsigira uwo rero uwo niwe usigaye ari nka data aha reka nkubaze ikindi kibazo nuko ukuze gutyo na papa wawe agenda wicaye ukiri mutoya noneho rero muri ubwo burwayi bw'ubuhumyi nese waje gushaka umugabo gute byagenze uti ngiyeho gushaka umugabo ngewe mama yakundaga inzoga mama akunda inzoga cyane nazaga ndi mu rugo mboha imice nyine nkaza mboha imice noneho umugabo nawe yari ahetse inyunzu umugabo wawe mu buryo yari ahetse inyunzu yagize ate yazanye umugore amuzanye aravuga ngo
singiye kuza ndaramfumbatiwe Mhm. ubwo umugore aragenda niko yazaga aza kundambagiza nge ndanga Mhm. ndamubwira ati ngewe simbona Mm. nta n'icyo nzanakumarira Mm. noneho ngewe sindanakura nashatse ndi muto cyane wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka ngewe nshaka Mm. nashatse mfite nk'imyaka 17. Mm. nari munini yego nari munini narutaga na mukuru wanjye Mm. noneho mama arangambanira rero Mhm. amaze kungambanira arambwira ngo umva nkubwire ngwino ubwo ari uko narahakaniye uwo mutware wanjye Mhm. ndamuhakanira neza ndavuga ngo simbona nzaguma iwacu Mm. niko rero mama yagendaga amwihera inzoga Mm. amuhaye inzoga ubwo bahuriye iyo ngiyo arambwira ngo umva rero naragendaga nyine kera nari mfite amaso y'umutima Mm. naranatashyaga yego nuko noneho Mhm. aragiye aravuga ngo yewe ngo arampamagara Mhm. ampamagaye arambwira ngo umva uyu muntu uyu mugabo yitwaga Mitongano Mm. yitwaga Mitongano umva yari ataranabatizwa Mm. noneho nguyu ngo mujyane Mm. ujye ku mubyeyi witwa ngo Bwenge wumva niryo zina yego ubwo nyine ndabitekereza Yego. ngaseka Mm. ubwo ngabo bana nanjye babizi Mm. noneho Bwenge ubwo tugiye k'uwo mugabo ngo yitwa Bwenge ubwo nize kumuzanira yego igitoki Mhm. naragendaga naho kumva umuntu yantwaraga Mhm. ngewe sinaharebaga yego nuko ngere noneho mbese k'uwo Bwenge ko mpazi wowe ntituragerayo hoya Mm. ubwo rero uko yangezaga mu rugo iwiwe Mhm. nsanga hari abasore bateretse bavugiye impundu ngo barateruye Mm. kera barateruraga rero Mm. bazaga n'amavuta bayagusiga gutya ngo ntabwo ukwiriye kujya iwanyu Mm. ngo uzajyana imyiswa Mm. ngo iwabo Mm. kuko rero bavuzaga impundu barateruye ngumaho sinavugaga ngo ndisubizayo nari kujya ntibyari no gushoboka Mm. ubwo rero ibintu bya kera byari ibintu bikomeye Mm. ubona uko banywaga amayoga yabo barabyina nuko nari urumva nari umukirisitu ubwo nari nguye yego mbongushijwe na mama Mhm. basi ubwo bigeze aho mvayo ndwaye Mhm. mva iwiwe ndwaye barandoze igituntu Mm. naratukuye Mm. ubwo namaze imyaka n'ubundi imyaka nk'imyaka 5 ndwaye Mm. mama akazaba umukobwa wanjye Mm. atwite rero bakavuga ngo yewe ngo nk'abo bakiri bato nyine ngo yewe ngo mwagiye mujya gukubura uriya mukecuru Mm. ngo ko umukobwa watwite Mm. umva nari mbaye umukecuru yego ndi umwana yego nuko mama akaba ari we uba umukobwa wanjye yego nuko Yesu yaje gukora iki yaje kuzana umurundi arandukisha rero yego ubwo nari ndozwe na mukeba wanjye yego mukeba wanjye nuko yari uwa muramu wanjye Mhm. ubwo yari uwa muramu wanjye Mhm. ni ukubandukaho gutyo urukundakira nkize mara iminsi iwacu n'ubundi uwo mugabo arongera aragaruka kumva iby'Imana aranankwa nyine ahita nkwa yego aranasaba amasuka Mm. ibiki byose cyaba batangaga amasuka n'ibibindi Mhm. habaga ibintu yego bavugaga ngo mbese kugira ngo uwo mugeni abeho ni gute Mhm. ajyana rero imyenda bakayisubiza iwacu nk'iyo natahanye Mhm. akayisubiza iwacu ubwo byabayeho gutyo ngiruka gutyo ntabona mbyara ntabona ruko nkaza amenya guhera umwana igitoki cyangwa agakoma Mhm. nuko mbaho gutyo kugeza ubu rero mfite iyo myaka mboneka noneho nkwereke umugabo mwatandukanye ryari kubera iki
umugabo twatandukanye uriya mukobwa uriya mutumye muto nahoze nkubwira ngo ni umuhererezi twatandukanye mufite noneho dutandukana mufite ubwo muri izo mbyaro gutyo 12 nta nubwo nigeze kubyara ahandi n'uwo twabyaranye ubwo tubyaranye mwabyaranye abana 12 bose baracyariho barapfuye hapfuye 8 hapfuye 8 ariko bagapfa narabariye narabahaze intoki zitonyoka gutya mwana wanjye aho umuntu avuga ngo iyo mana mbabarira yapfa akava mu mwuka umpa ikimenyetso ntazaza nosa intuzi ntumbi wapfushije abana 8 bose 8 ubwo mfite 4 nyine yesu we byabaye mu gihe kingana gute ibyo bintu ibyo gupfusha abana 8 byabaye mu gihe kingana gute byabaye imishida narabyaraga baba bafite imyaka 4 cyangwa 5 bakamwica baba babyaye n'umwana hari uwanapfuye ayaza agafata ukuboko ngo ngo iyo nkura ukaba nkanaka nzaza ngusoromera imboga gucumbira ubugari ubwo akagenda asoroma utuboga mu nzira gutya ubwo rero nk'uwo yari afite imyaka 6 yego ubwo abandi bapfaga bafite 5 undi agapfa afite 4 nuko nabayeho gutyo nabayeho nabi nuko Yesu aramfata uzi ikindi kiganiro dufitanye n'inzu yari inzu yarahiye umugabo ubwo yagendaga gutyo atavuga ngo aranyihanganira noneho n'abashize inkono ku ziko nigeze gusambira ibihundi by'ibijangara ngo nimbitekeshe noneho ngiye guhinga nkaza mpinga umugabo akaza nta nyine inzu irashya bya bihunda bigurumira gutya bifata inzu ndi mu nzu naza nsohoka ngapfunda umutwe ku nzu nasohoka ngapfunda umutwe ku nzu mana njya kwicara rero ku buriri gutya ku gitanda ndicara ibitanda byo byabagaho bubakaga intara z'ibiti noneho nkicara ndavuga ngo mana ubwo nari mfite umwana wa mbere ndasenga navuga nkumva mana noneho ujyana ubugingo bwanjye nubwo umubiri ugiye guhira muri iyi nzu no kujyana ubugingo bwanjye n'umwana mpetse yari uwa mbere ubwo uwo mutware wanjye we yarigenderaga akagenda uko akaza nijoro cyangwa akarara iwabo ngiye nkarara mu nzu njyenyine ubwo urumva umuntu utabona simvuga ngo ikigenda kiruzi mbeshwaho n'Imana kuko igihe kigiye kugeraho noneho uyu nguyu ni uwa 6 ubu ntawe yakurikiye yego gusa nagiye no mubyara ndi ngenyine mu nzu kera twabyariraga imuhira nshaka kumukubita ku ibuye gutya mukubita ku matosho y'amabuye twacanaga nyine ku mashyiga y'amabuye noneho mukubise mpamagara isere kubera ko atarabonye nyine abo bose barapfuye guhaye wabiziki yarizaniye undi mugore ngo maze kubyara ngo uragapfa utabyaye ngo nari mpamagara umuturanyi umugabo ubwo yari yaragiye icyo gihe ubwo we yari afite undi mugore ubwo yari aje mu rugo yari aje mu rugo ndumva ko yamparitse noneho bigeze aho umwana hakuriye rero ataguza mukubita isuka mu mutwe uyu nyine nturebe ibikovu uyu uri hano ufite umutaka atwereke isuka nayishikujemo gutya naze yicare hano bamurebe nawe turebe atange kubwo buhamya noneho ngo byagenze ute
yagiye guhinga hano afata isuka aranguhita mu mutwe ngo ngire umwana mutonya kuko yabivugaga yaricaraga ataguza kera bacanaga mu bundi nayo ngire umwana mutonya uko nyinyuza kubona buhoro none amaze gukubita isuka mu mutwe tata bati yewe singiye kubyara ntabwo mukecuru agiye kubyara ngo abyare ngo apfushe ngo abyara apfushwa ariko nisonera undi mugore ubwo mama igihe cy'uburwara ararwara anda mu rugo njyenyine mu nzu imwe bagiye gusenga tata ngo agapfa ngo arasenga ibiki ngo asenga ibiki kute uwo ari papa wawe tata yarapfuye baratandukana bati mawe ngo ubone ubugingo mureka ashingirwe uwashaka twebwe tuzabaho uko Imana ibishaka abantu b'Imana bazadufasha uko batubonye bakazana undi mugore kucyo bimeze neza nuko kagiye kuhinga mfite imyaka yandemye nkiri umwana kera abazungu nibo bateranaga kera abazungu ko bateranaga ku bantu nibo bagize te bamvura nibo bakuvuye ubwo rero ubwenge hari igihe ngira gutyo ngabukakembwira abayobozi ibintu bitafatitse bakabwatiza bimeze ati bakagura mubonye dore amavunja oya barabizi iby'amavunja bari baramfotoye amavunja yaheraga gutya akagera aha mu ntoki ntabwo mu ntoki ntiyikuraga ntiyagaraga te none ubu Imana yankoreye imirimo umukecuru Imana iri gukora imirimo kandi iraza gukora n'iyindi wowe noneho ubu ubuzima bwawe bumeze ute warashatse ndashatse ndarashatse kuko nta bushobozi bwanjye nifitiye inzu ko yaguye nanyeretse inzu niyanjye igiye kungwaho wowe usengera muri itorero muri asiperi asiperi mwihangane cyane ubwo we ni wowe bambwiye ugendana na mukecuru yari gusabiriza yewe nyine njye ugenda umurandase umfata gutya tutari kumwe ntabwo yatari kumwe simpaguruka none se musabira hehe ahantu twasabiraga ni mu Bugarama no mu Gishoma tukazayo hose no kwazaga Kikameme ndabona ubwo ngubwo mukecuru arya uko mwasabye njya uko nawe twasabye ubwo atabayeho ntabwo inzara yatwica nese ubwo baba hangahe ku munsi yo mwasabye koko ndabasabarenza 2 kubara dore iyo baduhaye dusabye iyo baduhaye dusabye agenda ansabisha uri nkawe impumyi iri kugusaba masikini ari gusaba ni ukuri ibyo bintu Imana yari yarabivuze ko ngiye kurya nicaye noneho abantu bakaba hari igihe natwe abana bacu reka bene wanyu nyine bafata amakuru barasabye bati nk'uyu muntu uwo twafasha ndi ngo bose bakwiye gufashwa ukize 500 ni 300 nkamwe mutanga mukatanga igice cy'urujanga mukora iki abamwebwe n'iki mubafasha ikera igihe nyine n'abayobozi ko mwabonye nyine muri cape batufotora nuko byabaye kutujanga umuyobozi umwe arasatise uwakira icyo ya mbega wakice umuntu kamere yabafasha n'ingiki mutugize Imana mukatusanga impamvu tukaganira nibyo byiza kuko mutamu yabateka mfotora uyu tutari kumwe bati n'uyu nguyu bamufotora byaba bihagije buretse gatoya nuko rero niko ubwo byabagaho gutyo ndemye uyu mwana nk'uko yabivuze we umutema yari afite imyaka yego noneho ngiye guhinga ndavuga ngo sinzasaba ishyari reka nze nsibwa mpinge iyo nsiga izinga abanyeshuri baza bakanyaka isuka none nzabaho gute yarizaniye umugore yego nuko mukubise isuka mu mutwe abazungu nk'uko yabivugaga nuko ajya yumva bivuga yego ubwo namuhekaga amaraso asuma gutya nakubise isuka nyishikuramo gutya ndabona Yesu wahishe umwana
yego noneho ndamuheka amaraso akadasuma akagera ahantu kure yego ngo namuhekaga njyahe iwacu nza kubereka noneho ko umwana yapfuye umugabo ariyo musanga ari mu nzoga numva abagabo abene wabo uko yari avuye iwe nyine ngo yewe nakangwe ngo urabizi ngo wa mugore wawe yishe wa musore we mbongwe ngo yishe wa musore hasi ubwo niko yasohokaga ubwo babwiraga umugabo wawe babwiraga umugabo wanjye yari ari mu kabari yego ko yasohokaga ngewe nyine twagiye kuvuga nyine arihana yihannye turasenga nyine tukaza tujyana gusenga bamubwiye gushyingirwa aranga ngo ntagiye gushyingiranwa n'abatabona kandi mbaye imfubyi nuko mbere rero urumva kuko mama yari yangambaniye noneho rero ngewe akomeza nywa amayoga ye ngewe nkomeza nizera imana uri nkawe ukamfasha uza abaza abarimu bake abari abantu beza bakohereza abanyeshuri bakampingira yego nuko noneho burugumesitiri bagiye kubaho bari bariho baza rero nko kunywa nkabatsimba yego nabatsikura rero ngo nagiye kuvoma abana bakantega imitumba noneho kugira ngo nkore iki mfate wa mwana ngafata umwana nkarekura ikibindi cyabavomeshaga ibibindi by'ibumba kikaba aricyo kimeneka ubwo ibintu nkomeza mba mu gipimo gutyo yuko icyo nshima nshimenya imana niho ngeze noneho ubu iyo bimazeho nkoze abo banyabambere nyine b'abatutsi baje kugenda nuko banyakubahwa baza kumfata nyine bakaza baduha ibiryo bakaza tujya gufata ibiryo muri komini amavuta noneho rero nta kindi twashima turashima nyakubahwa ngubu nubwo naba nagenda nsabiriza naho nari kugenda nte nuko hari icyo yatumariye ubu yaturinze gusaba benshi bamwe bafite amatungo abandi barubakiwe ariko we ntibirakugeraho ngewe nta tungo bari bampa nta no kubaka banyubakiye inzu bwa mbere inzu ya mbere bakiragwa ariyo yiyi turi kureba nyine iyindi bangiye kuhanga basigaye mufasha noneho rero wumva uyu mwana ni uwa gatandatu uriya mukobwa ugiye uvuga ngo agiye gushyingura muramu we ni uwa karindwi urakoze cyane mukecuru noneho rero reka nkubaze bambwiye kuri umuntu ukora ivugabutumwa cyane hirya no hino ubasha kubikora gute utabona noneho ntacyo nkora sinimeseye uwo mwenda nsimvuze se ngo ngiye kwizanira amazi no kuva icyo gihe nari ngifite umutima w'ubutoyi oya ndi kukubaza ngo igihe wasengeraga ubutumwa ubu ngubu umurimo w'Imana ukora ute usengera noneho ugusenga Imana nabayeho Imana irambwira ngo ninyikorere noneho nanjye ndavuga ati Imana ntabwo ngukora wangize impumyi none n'abana barapfuye none nzagukorera nitwara nzakora nte noneho mbaho nyine Imana ngo reka da ugiye uzankorera kandi ikindi cya kabiri ugiye gutandukana n'umutware wawe noneho ndavuga ngo mva Mana tuzanduka umfashe umva ababyeyi abagore Mana mfasha ntitukatandukanye apfuye nuko nkomeza gutya Imana imbwira kunkorera ndanga nuko noneho irageraho ingira umusazi nyine yego kaza nirirwa nsheza reka musengeneza wanjye akaza kumfata nkiruka narite musengeneza wanjye mukuru akiruka kaza mama yampa ibiryo
intoryi cyangwa ngo ntabwo turya ibitobo bw'iwacu yego ubwo nguma gutyo nsengeye kugira ngo nkorere imana byanyuze mu rugamba noneho igihe kigeze njya gusenga yego ngiye gusenga twaba tugiye ku rusengero nkanyaga pasiteri nkamyaga ikaramu ngo reka bandike yego abaririmbyi gusa uko bandika umva bene data nabayeho nabi ukumbaho ugenda ukavuga ngo uzabeshwaho ngo ni uko ubona uzabeshwaho n'imana ubeshwaho n'imana naje kugenda rero ngiye gutyo mabambe ibiryo nkabyanga iwacu twirira imbwa ubwo sinaryaga igihe kigeze nza ku rusengero ngiye ku rusengero abantu abacu babyeyi barataha ngiye nguma mu cyumba ubwo washatse kumva ukuntu nakoreye imana yego ngumye mu cyumba mbona abakobwa babiri baraje bwaba rwabwongeye gushaka kuzamuka gutya bafata gutya rwo ntudukoreho sinabakoraho baransengera bamaze kunsengera bamenaho amazi bari bafite utujerekani ntiwamenya uko tumeze ubu nkubwiye amakuru ni amakuru pe noneho nza kujya imuhira irambwira ngo uteze amatwi ngo ndakumva ngo nujye imuhira nk'igikombe urupahwa rumwe rw'igikoma kuko nsigaye nari umuntu munini nari nsigaye ameze nk'urutoki ubwo nza kujya rero kuri murya muza mwumva ni imisozi kuko hari abo nashyiriye ifoto yaho i Kigali noneho wajya kujya n'i Kigali nza njyayo i Kigali njyayo ujyanye ubutumwa se nagiye njyanye ubutumwa sinakubwiye njyewe i Kigali mbafite abana nk'uko wavaho usigiye inomero nkajya nguhamagara ukifuza ko nkugeraho akatanga amatike ubu nakoreye imana rero nibyo nkubwira noneho sinakubwiye ukuntu abayobozi nagiyeyo nkamwegamira gutya kandi nta muntu umukoraho niwo wambaye telefoni ya mbere nuko niko rero umuntu ndagenda maze kugenda ubwo njya kuri murya ngiye kukoreragwa ntiyageraho wumva iby'imana noneho mwashatse kumenya ubutumwa bwanjye yego noneho bagize gutya ubwo sinasindya ntacyo naryaga nabagaho gutyo noneho ndagenda maze kugenda noneho imvura iragwa ntiyangeraho uwimba y'imana yampaye umutaka nawe simbizi aho nagiye naho imisozi natereye ntabona gusa ariko mu kugaruka yakoresheje umugabo nkawe niwo waje kunkuraho mu ishyamba narindi kure nazaga usanga urwandiko rwageze ku rusengero bavuga ngo Ferede yananyira agashira bake numva ngiye ku rusengero nyine ubwo ni ku rusengero bampamagaraga noneho mama agiye kumva ibiryo imana ntabwo ndya ku rusengero ubwo nigiraga kuri Ngoma kuko ariho navukiye nyine niho narindi nyine nk'uriya mwana yakubwiye yigiraga kwigira ku rusengero ubwo nakubwiye rwo mu Butambamuntu uko imana yanyubakiye yanguye kuri Ngoma nuko noneho mvuye ku rusengero barampamagara ngo Uwiteka yanditse yavuga ati Ferede yananyira agashira bake gukora ngo ugende gukora umurimo ahitwa mu Mutonga ndahamenya ndahazi ubwo ni mu bikunda mvura ndahazi nuko
ngo petero umunyagishari ku rusengero mbwira abagore yemwe mwa babyeyi mwe muzaga mumperekeze ngende nkorera imana ndeme yego none abagore abagabo bacu babonye tuje gusenga twirukanga inyuma y'umusazi yego urumva rero nari narabaye umusazi numva ngo twirukanze inyuma y'umusazi noneho nanjye ndavuga numva mana ubushake bubu bwawe yego mana nkoresha uko ushaka ntukore ikosa wemerera imana niko nagendaga numva imana ikora mu baririmbyi impayemo ikuyemo umusore n'umukobwa noneho irongeye ikuyemo umubyeyi irongeye hanze naho havuye undi twagiye turi abantu bane uko batandukanye yego kuko mbere abategetsi nyine ntibashakaga ko abakobwa umukobwa n'umusore bagendana bonyine yego ubwo rero twagiye umusore yari umwe ababyeyi twari batatu ubwo umusore yari umwe tujya rero aho hantu hitwa mu mutunga umva ujya mu bugarama tunyura mwa bya bishanga tujya buka imigende numvira imana ndayikorera n'ubu ngubu urayikorera njyayo ndayobora ndayikorera nkubwiye ngo usome muri Yesaya ubwo imirongo yose nkubwiye niyo usoma kubera ko imana ariyo yampaye gusoma Bibiliya. ngaho tubwire gato ku ijambo ry'imana nk'iminota 3 ubwo nsenga imana cyane ndasenga imana ubwo nsenga imana gutyo ibuvira nagiyeyo nagiye ahitwa ku Gasenyi Burundi yewe narazungurutse Kigali yose ujyana ubutumwa ubwo nyine ntibigeze no kudufotora se baranamfotoye nese ubu ni irihe jambo ry'imana ryari gufasha cyane ni irihe jambo ry'imana rikufasha ijambo rimfasha ni irihe jambo ry'imana rikufasha ngewe ijambo ry'imana rimfasha ni Yesaya 50 ku murongo wa mbere mu maso yanjye sinahahishe gukorwa n'isoni yego kandi ngo nyine muri Yesaya ku murongo wa mbere iravuga ngo Uwiteka aravuga ngo urwandiko rwo gusendanya uko namusendesheje rurihe ngo noneho hagaruka ngo bimaze ndashaje ngo urwandiko rwo gusendanya uko rurihe urwo namusendesheje rurihe noneho turahasoma cyane bavuga ko ngo uharenda mu maso yanjye sinahishe ubwo ijambo ry'imana rimfasha niryo Uwiteka Imana yavuze ngo uwo tubarana ari he unsindishiriza ninde yego ninde urumva amatwi yanjye ntiyapfuye kuba ntakumva ubwo iryo jambo riramfasha muri irindi jambo rimfasha ni muri Zaburi umurongo wa mbere Zaburi umurongo wa mbere ngo ntimukicarane yego n'abakobanyi ntimuhagarare mu nzira z'abanyabyaha ntimukicarane iryo jambo n'abakobanyi riramfasha iryo jambo muri Yesaya riramfasha Yesaya 50 kuko Uwiteka aravuze ngo ntabwo nahishe amaso yanjye gukorwa n'isoni uwo twaburana ninde urakoze amen urakoze cyane aha turimo turagenda dusoza ikiganiro cyacu mbere yuko tugera ku musozo noneho reka tubaze n'uwo musore mwicaranye uwo mugabo uwo muhungu wawe none se uyu munsi none mubayeho ubuhe buzima murya gute kubaho ubuzima bwacu nyine ni uko umuntu mbega y'umuntu
utugiriye imbabazi aradufasha yaduha udushyimbo yaduha kokafu yaduha akakumbati yaduha akajumba nuko tubayeho ku bantu b'Imana badufasha. Mukecuru se aryama gute? Mukecuru ukunda aryama nta matera gitanda afite kimeze neza nta matera urabona nta n'intebe tubonye n'abashyitsi turemera tukagenda tukatira intebe bakicaramo nta kameza afite. Oya mukecuru ubuzima bwe bugomba guhinduka kuko yubashye Imana kandi nubo arayikorera. Mukecuru aha uyu munsi Imana ikubwiye ngo usengere ibintu bitatu uyisaba ibintu bitatu ibyifuzo bitatu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke wavuga ibihe? Wumva ariko kubaza ubuzima bwawe bwo kugira ngo usenge ubuzima bwawe bwakufasha mu gusenga ni ubuhe? Oya uyu munsi Imana iguhaye ibyifuzo bitatu ngo uyibibwire ibisubize kugira ngo ubuzima buhinduke wayibwira ibihe byifuzo? ngewe muri hangana mukecuru ntiyumva neza bisaba kumwegera cyane. Wayisaba ibiki bitatu? Imana ngewe icyifuzo cya mbere yego nicyo yampa kwihangana. Ikindi cyifuzo nkazayibona nkumva nabona Imana. Icyifuzo kindi mfite cyambeshaho nicyo gusengera igihugu cyacu tukagisengera noneho ikandinda gusubira inyuma no gusabiriza n'abanyamahanga kunyishimaho. Yego ubwo nturuzi ko waje ubu baravuga ngo abakire baje bigeze indege yigeze kugwa Mushaka baravuga ngo kwa Nyirampumyi haguye indege kandi yaguye Mushaka ndavuga ngo haleluya icyo ni icyubahiro nkabihorera kubera iki ntabatera ibibazo nose Yesu ubu se ntibuhagurukije nose nkoresheje abo bavandimwe. Yego none se ubwo ndabazi ubu wakumbaza wari uri hano wamumenye arasate. Yego ni ukubera Imana gusa ibyifuzo nsengera nicyo kwihangana nkabona abana kuko yasezeranyije. Yego sinakubwira ukuntu Imana yambwiye ko izampa abana none ubu mfite abana si abana mvuga ngo nabyaye mu nda bamfasha uri nawe urahamagara ngo umeze ute ukaba wakohereza isukari cyangwa se umwenda wanshiranye wamba urufaranga nkaba nzi ubwenge Imana yambaye nuko abana bagashaka kuntwara nabi nuko Imana yambaye ikampa ubwenge bwo kubaho nkavuga ngo uru rufaranga ukandushire telefoni zitaraza nkagura kenda namara kugura kenda nkasohoka nyine nkambaye kuko kubera bwa bwenge Imana yampaye. Ubwo rero nabayeho gutyo ubwo icyifuzo nsaba nicyo gukomera gusa yacyumvishije sinkongeye kujya mu sawa icyo ngicyo rwose uhereye uyu munsi Imana igomba iragisubije katwizere ko Imana igisubije. Mukecuru turagushimiye mu kanya ugiye kuza dusengera dusoza ikiganiro cyawe. Hari abantu benshi bakurikiye kino kiganiro bashobora kwifuza gushyigikira uno muryango kuwutera inkunga mu buryo butandukanye nyine dore ko umurimo wacu w'ivugabutumwa iyo ribaye ikora butumwa ubutumwa bugera kure kandi vuba bigatuma n'abatizera Imana bayizera. Dukorera umugisha k'uyu mukecuru tumuhindurira ubuzima kuko birashoboka. Mukecuru rero naje nitwaje envelope y'ubutumwa bwawe turashaka byibura umara andi mezi nk'atatu udasaba sibyo uryame no kuri matora sibyo nizo nyungu dutumye kino kiganiro twaje dufite ubwo bushobozi bwo kugufasha kugira ngo wirinde kujya gusaba kandi uri umukozi w'Imana n'Iyobokamana TV tubafashijwemo n'umukunzi wacu uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatubwiye rwose ngo tugufashe byibura uburetse kongera gusabiriza wiganyira icyo kurya uburetse kongera kuryama hasi uhereye uyu munsi nawe uraryama kuri matora
uhereye uyu munsi ntabwo usubira mu isoko kongera gusabiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ibaye igutabaye muri ubwo buryo. Tuyikubona amazi. Shimwa Yesu, shimwa, amen. Amen. Naho ibijyanye n'inzu, kuryama, gusana inzu n'ibindi byinshi bitandukanye byo nabyo bizakomeza bikorwe n'abantu b'Imana bagiye kureba kino kiganiro, kandi nabo nibaduha ubutumwa bwawe tuzabugushyikiriza uko babuduhaye. Ngaho sengera abantu b'Imana dusoza ikiganiro. musenge ikiganiro. Mana data, Imana ikiranuka, Imana itari ikigirwamana, ndagushimye Yesu, ngushimiye ineza yawe n'imbaraga zawe, ngushimiye ukimena amaraso yawe ku musaraba yo kuducungura. Nuko Mana mukunzi mwiza, reba aba babyeyi bemeye gutekereza ibi, bambera umugisha mu izina rya Yesu. Urambura ukuboko kwawe, ukureho abanzi, ukureho Satani n'ingabo ze. Mana ndambuye ukuboko, genda urambura ukuboko umukoreho. Icyamba Yesu ukabana nawe, icyamba ukamwongera iminsi yo kurama, icyamba ukamugirira neza. Uyu mugaragu wawe wemeye kwitanga, nawe ndamusengeye, icyamba akazahabwa iherezo ryiza, icyamba ukamugirira neza. Kuraho igisuzuguriro, gera mu ngando wamuhaye. Nyabune mwami wanjye, rinda abana, kora ibitangaza. Icyamba Nyagasani Imana, ukabana nabo, ukabahereza kurama. Ndagushimye Mana, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo. Hotekire meni yazeze yakide, meni yakondera yasinyeri. Uwiteka arababwira otekere Vayisiri, ati wemeye kwitanga nanjye nzamwitangira. Uwiteka arakure Vayisiri, arababwira ati nimube maso ndi kumwe namwe. Meni yazeze yakide, nguhaye gutabaruka mwana wanjye. Otekire meni yazeze yakide, urugamba n'urwanjye. Meni yazeze yakide, nzakurinda amaza n'amaza. Mbagaritse imigambi ya Satani, nkongere iminsi yo kurama nk'Imana. Ngiringara babwira ngo ntabwo nzabareka, nzabana namwe iteka. Bahaye ubugingo buhoraho. Ngiringara barababwira ati nimundi ndabarinze, ndabarengeye kuko narengeye Mose, kuko narengeye Danieli. Otekire meni yazeze yakide, ntabwo nzabakoza isoni, ndabafite ntabwo nzabarekura. Niko nyine ngavuganye namwe. Amen. Mana data, Imana itabara uyu mugaragu wawe rero, ike musabe n'iherezo ryiza, ike musabe n'ubugingo. Mana yemeye kwitanga umwitangire, uzumurinda mu byuma bitabona. Nyabune Yesu mwami, ndasaba ngo ukingure. Mana tambagirira iya ngando, kuraho ibitavuga Imana, kuraho Mana, ngirira neza nk'Imana. Icyamba kazagira iherezo ryiza, icyamba nanjye umwana umpaye. Yesu mwandike mu gitabo, bandike mu gitabo cy'ubugingo ko bemeye kunyitangira. Nawe ubitangiye uri mu ijuru ry'amahoro, ubakundisha abakomeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibeho, ubwiza bwawe bugaragare. Nyabune ndasenze mvuga ngo nanjye umve kwihangana, uzambe iherezo ryiza, uzambere muganga, umbere igisubizo muri byose. Urakoze kw'ibyo wemeye kubinkorera ku bwawe. Amen. Amen.